noneho ibaze kuva hano mu Karambo kugera i Remera nagenderaga 600. Noneho moto aho mariye kuba umusitari kandi ibyo narabikoze ndi umusitari. wagenderaga 600 kandi ahantu hatoya. Nagenderaga 600 ari ahantu bagendera 1000 abamotari bakihangana bakanwara 600 kubera kuri umusitari. Nago navuga ko ari ukubera ko ndi umusitari wenda nimuwe babaga bangiriye. Muri izo mubiri rero babaga bakugiriye ubuzima burushaho gukomeza kugorana. Kuki utavuga uti reka nsubire mu cyaro wenda ndebe ko nakigira yo nkashakira imirimo? Nabonye urukundo rw'ababyeyi cyane rero ababyeyi bankunda muri iki gihe muri kiragenda bubakiraga. Zire ko bameze neza cyane muri amahoro aho mu dukurikiye muri mu bice bitandukanye. Tugaruka muri story zitandukanye zivugwa hirya no hino ku isi. Yitwa Juno cyangwa se Joyeuse wa Juno, ariko nta muntu ujye kwita Juno. Banita Madame Juno. Madame Juno. Umeze neza se Madame Juno? Ndashima Imana mo gakeya. Bimeze bite amazi minsi utagaragara ariko kandi n'ibibazo nabyo ntago biba byoroshye. Wabwira abantu ko uyu munsi none Joyeuse wa Juno ubuzima bumeze gute? Ngewe ubuzima bwanjye ntago bumeze neza cyane. Gusa nyine kuba mumeka umwuka bazima nibyo bya mbere ariko nago ibintu bimeze neza. Nago ibintu bimeze neza. Wabwira abantu se ubuzima bumeze gute? Nago ufite channel, nago gikora indirimbo. Ese Juno Kizigenza muracyavugana amakuru ki nyine muri rusange ku bantu bagukunda bagakumbuye wabwira ko uhugiye mu biki? Juno Kizigenza nago tukivugana kandi ku bantu bazi ko nari mfite channel, hari abantu bazi channel nari mfite twa Joyeuse TV show kujyana nayibagirwa kubera yuko nayiheruka. Joyeuse TV show abantu barayizi nakoreragaho ibiganiro bitandukanye. Iyo channel barayitwaye nyine nago bambwiye ko atari yanjye. Nanjye nafunguye yanjye twa Joyeuse wa Juno TV. Abantu mumfashe mujyeho mukore subscribe. Ubwo ifite abasabo bangahe? Maje kugira 7,000 hafi 200. Iyo ngiyo wabuze yeregeje abasabo bangahe? Yari ifite abasubscribe 24,400. Bayikwatse se bavuga ngo iki ko atari yawe, ko bayishize amazina yawe ko atari yawe? Bari abantu twakoranaga murabona navuye mu kazi ko mu rugo kubera ibibazo nabwo. Uriya muntu ufite channel yanjye njya kuva mu kazi ko mu rugo nyine yamuje n'umuntu ngagiye kundihirira ishuri nyine igumwuga. Kwiga gusuga. Noneho mvuye mu rugo nsohotse uwo muntu yamuje nawe twanabikozemo ikiganiro biragaragara kuri Big Town. Ubwo nsohotse mu rugo akuraho telefone uwo muntu najya muhamagara nyine nanyitabe mu kandi kanya nkumva ni nimero compose. Warasezeye n'akazi ko mu rugo? Narasezeye akazi ko mu rugo barashatse undi kuko uwo muntu niwe wansezereye niwe wavuze ngo agiye kundihirira ishuri. Noneho umuntu wundi nyine wamfashaga nyine mu by'indirimbo akaba nyine yambwiye kunkorera nyine cano, yambwiye kazankorera nyine cano. Nyine ubwo ngubwo bigenze gutyo mamagara uwo muntu arancumbikishiriza nyine iyo cano nyine arayinkorera dutangira kuyikoraho. Tuyikoraho irazamuka. Imaje kuzamuka bakajya bamemba nyine ku kwezi, ndetse ukwezi kwa mbere bambwiye ko binjije amadolari 280. Icyo gihe baguhemba ngahe? Bamembye 50,000. 50 muri 280? Yego. Ndangije nyine nkajya membwa nahembwa amezi 3. None andi 3 akurikiyeho nago nigeze membwa. Mbajije barambwira yuko amafaranga atinjira. Ndangije nyine ngomeza mbitekerezaho amafaranga niyinjira gute kandi nkora cyane nta kuntu nagira nyine ngo nkore. Ubwo nyine ndababwira ni ubu nago nakomeza nyine gukora nahembwa kandi nta na password ya channel nzi. Bakambaza ati se password urayimenya ngo uyimarishe iki? Ndavuga ni se nago nyine bikuye ko nyimenya kandi mwarambwira ko channel ari iyanjye. Ndangije ndababwira ni rero ubwo ni mume channel nigendere nimba nyine bidakunda nyine ko mu mpemba. Bambwira yuko channel atari yanjye nabakoreraga nk'umukozi. Ndavuga nimba narabakoreraga nk'umukozi mugomba kuma nyine amafaranga yanjye nakoreye.
barambwira ngo ntago yinjiye. Ubwo nyine abantu bakajya nyine inshuti zanjye abantu bari babizi bakambwira ngo ninjye kubarega. Avuga ni rero ngiye mfite ubwonko nyine ubwonko bwanjye mfite buroroshye ntago ari ubwo nyine kujya kurega abantu. Ndetse icyawe nyine naho kijya nyine ndabyihora gutyo ndaza nifungurira iyi ngiyi mfite Joyeuse wa Juno TV. Navuga ni niyo ngiye kuzamura. Ariko nyine nubwo ndi kuyizamura wenda kuva natandukana n'abo bantu nubwo nagiye mpura n'ubuzima butari bwiza kubura amafaranga y'inzu n'ubu nyine nkaba ntayabuze simbabeshye maze iminsi narya pe urumva ndi kunyura mu bibazo bya nyine birenze pe bitoroshye. Rero nakoze channel yanjye nanga nyine gukomeza ngwana niyo ngiyo yahize. Nyine byahise nyine biba ari ibyahise. Yego rero ubwo ubuzima bwanjye ntago bworoshye kubera nyine ibyo ndi kunyuramo. Kwa ko channel yanjye nafunguye nyine nagiragira higera. Umuntu rero yakibaza ngo iyo channel arayifunguye ariko n'ubuzima ni bumeze neza. Ibyo gukora imiziki nabyo byajyanye n'ibyo rero. Byajyanye n'ibyo kubera yuko imiziki narayikoraga nyine nayikoreraga hariya. Ubwo rero nyine kuva ku miziki ho wabonagaho amafaranga gute? Ntago imiziki nigeze mbona amafaranga. Gusa nyine nge nabifataga nk'uko nyine nabifataga nyine nk'umuntu uri gukora indirimbo nkoreye Juno. Niko nabifataga kuko nta kintu nayo gukeneraho. Nabifataga nkoreye indirimbo Juno. Sibye yuko nyine imiteto y'urukundo ubu ngubu nakiyirimo. Bya bindi byari umurengwe. Ubu Juno reka none inzara yawe kukwica warangiza ugatekereza. Cyakora biragoye. Biragoye pe n'ukuri. Ubu Juno ngo ntago rikiri Joyeuse wa Juno muri ni Joyeuse gusa. Ndi Joyeuse wa Juno. Ubundi mba ngomba kumukunda mu byishimo. Ako nyine mu gihe mbabaye nyine mbamangayikiye ubuzima bwanjye gusa. Asenga Imana ubw'umuryango wanjye. Nk'ubu ngubu muri iki gihe abanyeshuri baratangiye ariko ntago nigeze mbona amafaranga yo kwishurira abavandimwe banjye. Kandi wowe niwe wabishyuraga Minerval. None hibazaho ngera ku rwego rwo kubura 4,000 byo kwishurira abana. Ibintu biba bikaze. Rero ubwo ngubwo nyine urukundo urutanga nyine wishimye. Sinakubwira ko nyine muri aka kanya ndi gutekereza ibintu by'urukundo. Aka kanya ntago Juno ari wowe imbere uri iki imbere no kubona ko yishirenze. Ikiri imbere ni ubuzima rumva nta kindi nyine. None se Juno Kizigenzo ngo wakunze wanakoreye indirimbo yakumariye iki? Juno rero Juno ari mu bantu batumye ngera ku byo wenda nagezeho. Abantu barabizi yuko wenda nubwo aka kanya nyenye ariko nigeze kwigomwa byinshi nubakira ababyeyi banjye. Nubwo nyine itarenze ariko narayubatse. Rero nekereza ko ari Juno watumye mbigeraho kuko nyimara guhura nawe ubuzima bwahise buhindukamo gato nubwo butahindutse cyane. Kandi Juno ni nawe muntu wamaye amafaranga menshi. Yaguhaye angahe? Rero Juno yaguhaye angahe? Kuvuga amafaranga yamaye ubwo. Ariko wari hejuru mu 200? Wapi? Ari munsi. Yes. Ari no munsi y'ijana. Ari munsi y'ijana. Ubwo niwe muntu waguhaye amafaranga menshi kuri zino social media. Nyine niwe muntu wa mbere nyine wari umfashije niyo mafaranga nari mfasheho menshi. Kubera yuko nkayo nakoreraga nahitaga wenda nyohereza mu cyaro cyangwa nka twizigamira mu bundi buryo. Ariko nibwo bwa mbere nafashe amafaranga menshi. Nyine bayashyira kuri telefone yanjye. Bayashyira kuri telefone yawe avuye ku muntu. Noneho reka umuntu yibaze ngo ubwo buzima wabayemo uyu munsi none bikaba bitameze neza. Ni ryo somo ryagusigiye? Isomo byansigiye nyine nuko utizera nyine abantu ngo bambwire ngo Joyeuse ngwino tugufashe ngo cano ngo ni yawe. Nyine nuko utizera ibintu runaka ntazi ngo bimeze gute. Example nk'iyo cano nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko hari umusapota mbona nyine umusaponda akansapotinga nyine akambwira ati ngiye kugufungurira cano gutya na gutya ntago nabyemera kuyijyaho
ntazi password cyangwa se nta n'amasezerano dufitanye. Mu gihe icyo gihe nyine wari utarabuka urumva na experience wageze nyine ntago nari mbizi, wabona nyine iyo mbimenya iyo cano nkaba nyifite wenda ubu mbameze neza. Yego. Nuko ngo amasomo wigiyemo ari yuko umuntu ubu ngo atakuzana nyine by'imizezo n'imiteto agabwire ngo yitirira ngo cano. Kuri nyine buri kimwe cyose kibaho ngo kitubere isomo. Noneho nyuma majije kubakira nyine ababyeyi nibyo ngibyo bivuyeho mfungure nyine akantu k'akabutike ukuntu ariko karimo ibyo kunywa gusa nako gahombe. Yego. Ndavuga ni rero ngo washinze na business nayo irahomba. Ntago navuga ko ari business nini ariko nyine naragashinze ho gato. Nyine udufaranga nari mfite twose ndadukoresha, wabona nyine niyo ibyo nabikora ubu mba meze neza wenda mafite utwo dufaranga. Business yahombejwe n'iki se? Ikintu cyayihombeje rero nari nuye mu Karambo. Nuye mu Karambo bisaba ko njya gukorera i Remera kandi nkanjye Joyeuse kubw'umutekano wanjye nyine mba ngomba gutega moto. Hari abantu bazi ko turi abastari ngo turi abakire nyine kubera nyine uburyo namenyekanyemo abantu bamfata nk'umustari nk'umuntu nyine ufite amafaranga kandi mu by'ukuri nayo. Gutega moto biri mu byakugoye rero? Gutega moto byarangoye cyane no kuba nyine natuye hafi y'akazi. Biri mu bintu byamombeje noneho no gukenera kurya kandi utarunguka. Ukajya urya mu byo ukorera? Nyine ukajya nyine njya mu byo nkoramo. Rero narunguka wenda sinavuga ko kurya ari byo byamombeje kuko nyine nanjye ndagerageza nkizirika nyine uko nshoboye ariko wenda gutega byaramombeje pe. Kandi nanone sinari wategaga taxi voiture se wategaga ibiki? Nategaga moto. Noneho ibaze kuva hano mu Karambo kugera i Remera nagenderaga 600. Noneho moto aho mariye kuba umusitari? Kandi ibyo narabikoze ndi umusitari. Wagenderaga 600 kandi ahantu hatoya? Nagenderaga 600 ari ahantu bagendera 1000. Abamotari bakihangana bakanwara 600. Kubera kuri umusitari? Ntago navuga ko ari ukubera ko ndi umusitari wenda nimuha babaga bangiriye. Muri izo mubiri rero babaga bakugiriye ubuzima burushaho gukomeza kugorana. Kuki utavuga uti reka nsubire mu cyaro wenda ndebe ko nakigirayo nkashakirayo imirimo? Rero ntago gusubira mu cyaro ntago byakunda. Mu cyaro navuyeyo nje gushaka ubuzima inaha i Kigali. Navuye nyiri mutoya ariko ndatekereza ko hari n'abagiye bavayo ari batoya kundusha. Rero njye mwana mu rugo hari wacukiye imyaka myinshi. Rero ntago nabashije kubona urukundo rw'ababyeyi cyane. Nekereza yuko niyo ncukira imyaka mikeya anyina ibyo byari kunshimisha. Ntago nabonye urukundo rw'ababyeyi cyane. Rero ababyeyi bankunda muri iki gihe muri kiragenda bubakiraga ariko ubu nsubiye mu cyaro ndi umukene sinzi yuko menya hari bajya banancira mu maso. Ngo uwo utinya gusubira mu buzima wavuyemo niba mbyumva neza? Ninya gusubira mu buzima navuyemo noneho ndi mukuru. Ndabitinya cyane rwose. None se ngo ubuzima wabagamo ntago bwasevingaga? Ubuzima nabagamo muri icyo gihe nasevingaga nyine ayo mafaranga yo kwishyura. Amafaranga nyine yo kwishyura ndi kubakira nyine ababyeyi. Ane mafaranga nagiye nsevinga niyo nakozemo icyo gishoro. Rero nanjye niyo mpamvu mba mvuga ni wenda iyo nacuruza ibyo bintu ubu wenda mbameze neza mu bundi buryo. Nuvuga ngo wakabaye warasevinze ariko nyine situation niyatumaga nyine bishoboka. Gusevinga narasevinze ahubwo narasevinze ngezaho mvuga ni nyine kugira umurimo nakora ncuruje nyine ndahomba. Ngo warasevingaga uza gukora ama business irahomba? Yego. Okay. None se mu rugo ubuzima babayeho ukurikije uvuga ati narabubakiye nibura bimeze bite ubu ngubu mu rugo urumva ntago gifite ubushobozi bwoherezayo? Mu rugo bimeze bite? Ntago nekereza yuko bimeze neza kuko
ni njyewe wishyurira abana ishuri nabo bumeze neza bakabaye babona 4,000 byo kwishyurira abana ishuri ntabwo ni 4,000 birabura n'ibihumbi 4 birabura mba nk'ubu ngubu nyine mba nataye umutwe kuko ntago nifuza ko nyine abavandimwe banjye bareka kwiga nifuza ko nyine bakiga njyewe utarize nyine bakiga mu mwanya wanjye nicyo kintu nshaka kurya sugo mu rugo bimeze bitewe niba no kwiga ari ikibazo cyo kurya cyo kurya kubera yuko baba bahinga ntago nyine bapfa kubura ibyo kurya cyane baba bahinga baba bafite imirima nyine kurya nyine nekereza ko bitagorana cyane si bana burara hari kwako baba bafite ibijumba imyumbati nyine barahinga nta muhinzi ujya upfa kubura nyine ibyo kurya yego Juno simuruka kuvugana wapi Juno ntago duheruka kuvugana igihe twahuye nyine n'ikiriya gihe cyashize ntago duherukana nekereza ariko ko twahuye mu mwaka wa 2023 nekereza ko aribwo twahuye kuva icyo gihe niturongera nyine kuvugana yego ntago warukigira nimero ye ntiyarakikwitaho bimeze bite nimero yiwe ndayifite ariko nyine ntago niyo namwandikira ntiyansubiza ntago kigusubiza ahubwo sigeze ansubiza ryari none se akomeza kwitira umuntu utanakuvugisha ntago ari ukumwiyitirira ahubwo nyine reka mbabwire mw'abantu urukundo rubaho cyane 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 nimba ari adolescence nk'uko babivuga ariko njye Juno naramukundaga byanyabyo kandi n'ubu ngubu nyine nubwo ndi mu bibazo ntago ari byo byavuga ko namukunda yego ubwo nyine nimba ari adolescence mba numva abantu bavuga ngo ni imyaka y'umuntu simbizi ariko nanone nshimira Imana yuko nimba ari imyaka yanjye yamaye gukunda nyine umuntu nahura nawe yego none se nanone hari abandi bantu bavuga bati hari abasore wenda wangaga uyu munsi noneho bakaba wenda bagiye kuvuga batari muri situation mbi reka dufatireho tumuterete bagafatira mu kavuyo abo n'abatangira kugenda uhura nabo umuntu uri buprofitire mu kavuyo kubera ibibazo ntago nekereza ko bizagenda neza kuko icyo umuntu nta hantu kijya niyo myizerere ngira nawe udukurikiye nimba iyo myizerere bigira ko icyawe naho kijya uzatera imbere kandi uzabaho neza uyu munsi se urimo kubaho gute kurya bimeze gute kwishyura inzu byo n'ubishikare ikibazo ariko se kurya byo nyine urimo urabaho mu buhe buzima kuba Kigali ni akazi ufite ni amafaranga winjiza n'ababeshye mvuye mu rugo mvuye kwikopesha ishu ni ukuri kw'Imana kandi simbabeshye rero imirire yanjye ni danje kwikopesha ishu ryonyine se none se ishu ndarikunda sibyo kandi nyine kurirya ryonyine nta kibazo nongo uvuye mu rugo uvuye kwikopesha ishu ni ukuri kw'Imana nta burisho shawapi pe mbese mu cyaro niwagiyeho bakaguha ibijumba gutyo ibijumba nkajya mu cyaro nkajya kubizana nanone kwereka ababyeyi nyine kufite ikibazo nanone nyine ntago biba ari byiza ni uwango wowe utinya nyine kwereka ababyeyi ko wakubiswe kandi mu by'ukuri warabafashaga nyine pe Imana ijya imbabarira ariko nyine mba numva nyine nta muntu wamenya ibyanjye menya niyo napfira mu nzu ariko nta muntu wamenya ibyanjye ntabwo bajya bakurikirana social media se ku buryo wenda bashobora kubibona n'ubundi bakabona uri mutabaza kandi waranje kubabwira ababyeyi banjye rero nta telefone nini nyine bagira bafite gatushe kandi nayo nyine nabonye bimeze nk'iyamenetse ntabwo bakurikirana social media cyane yego gusa nyine hari igihe nigeze kubwira mama namubwira ati mama wangurije 1,000 arambwira ati birasaba ko njya nyine ni mu itsinda birasaba ko njya mu kibina njye kuyeguza waguzaga 1,000 ubuzima ntabwo bworoshye kabisa bugusigiye yahe masomo amasomo binsigiye nyine nayo kutizera umuntu nyine uwo ari we wese nayo kutizera umuntu uwo ari we wese sinavuga ngo binsigiye nyine kwiga gusenga kuko kuva na kera narasengaga cyane kandi
uriya mwaka mva mu kazi ko mu rugo nari maze igihe nsenga Imana nyibwira ati Imana wamvanye mu kazi ko mu rugo nubwo uburyo nakavuyemo butari bwiza ariko nakavuyemo sibyo ndasenga cyane mwereka ibyanjye byose Imana wenda nyine Imana hari kizamfasha kandi icyo uzaba cyo nta hantu kijya nikabone niyo naba ngiye gupfira mu nzu pe Imana byose bibizi turimo tugana ku musozo rero wenda wibutsa abantu nimero yawe ugire n'icyo basaba ikintu ngiye nsaba abantu aka kanya sinzi neza ko ndi bubona amafaranga y'inzu kuko bambwiye ngo kuwa gatanu ngomba kubazanira amafaranga ikintu nsaba abantu ndabizi neza ibyo ngiye kubasaba bibonetse n'amafaranga y'inzu yaboneka ndifuza ko mwamfasha nshaka nkagura ibikoresho YouTube channel yanjye murayizi basi muze no kumpiningira YouTube channel yanjye murayizi byibura mukamfasha nkagura ibikoresho nkakora nkatera imbere ndetse hari na benshi nanjye nazateza imbere bonye ibikoresho nka kamera machine iriya ntuza iriya mikrofone iri kodinga filime nayo nkabibona ni ukuri kw'Imana mwaba mumbyaye cyane kandi ndabizi ko nazatera imbere okay wakoze kutuganiriza kandi ihangane ukomere Jonathan icyo wamusaba nubwo atakigusubiza Joni kintu namusaba gusa nyine imbane babarire nyine kuba mba mbivuze nari naranze kubivuga yanyemereye telefone urategereza uraheba nyine nshaka kongera guhura nawe niyo telefone nyine yanyemereye akazayima yego mwakoze kudukurikira wakoze kutuganiriza abantu bakoze kubana natwe kadusubira ubutaha